Twongeye kubasuhuza kandi tubaha n'ikaze muri kano kanya mwebwe mwahisemo gukurikira ibiganiro tugenda tubategurira umunsi ku munsi. Reka noneho rero tuvuge ku bijyanye n'akamaro ko guhoberana ndetse n'uburyo bikorwamo ndetse kandi n'icyo bisobanuye turagenda tubigarukaho mu buryo burambuye. Nk'uko tubizi rero mbere y'uko icyorezo cya COVID-19 cyaduka ku isi, hagafatwa ingamba zo kugikumira zirimo no guca umuco wo guhoberana byakorwaga. Guhoberana rero byakorwaga hagati y'abantu badaherukana nk'ikimenyetso cy'urukumbuzi n'urukundo bafitanye. Mu by'ukuri rero hari n'ababikoraga bagaragaza uburyo bishimiranye, umwe yishimiye undi, ndetse bikunze no gukorwa n'abari bagiranye amakimbirane nyuma yo kongera kubabarirana nk'ikimenyetso cy'ubwiyunge. Si aho akamaro ko guhoberana kagarukira gusa, ahubwo abahanga bagaragaza byinshi umuntu abyungukiramo. By'umwihariko rero tugiye kugaruka ku ngingo zigiye zitandukanye. Ahangaha turakugenda tukubwira akamaro ko guhoberana, turagusaba kubana natwe muri iki kiganiro. Icyo twakubwira cya mbere rero ni uko guhoberana bitera akanyamuneza, bituma akanyamuneza kiyongera ndetse bikongera urukundo. Guhoberana bituma umubiri urekura umusemburo witwa ocytocine utuma umuntu agubwa neza mu mubiri, akumva atari wenyine ndetse akibagirwa n'umubabaro yari afite. Abantu barwaye indwara yo kwiheba no kwigunga cyangwa se depression, kubahobera kenshi ni umuti ukomeye ubavura buhoro buhoro batabizi, bakazisanga mu muryango cyangwa se bakazisanga biyumva muri sosiyete nk'abandi. Ibi biterwa n'uko guhoberana bituma umubiri urekura ya misemburo ya ocytocine nk'uko twabibonye haruguru, imisemburo ya endorphine cyangwa se dopamine ifatwa nk'imisemburo y'urukundo. Turakomeza tukubwira akamaro ko guhoberana. Ikindi twakubwira ni uko guhoberana bigabanya umujagararo cyangwa se ibyo twakwita stress. Ubushakashatsi bwakozwe n'abahanga bo muri kaminuza ya Carnegie Mellon iherereye muri leta ya Pennsylvania muri Amerika bwagaragaje ko abantu bakunda guhoberana baba bafite ibyago bike byo kurwara stress cyangwa se kugira stress ugereranyije n'abatajya bahoberana. Guhoberana bigabanya urugero rw'umusemburo wa cortisol utera umunaniro ukabije cyangwa se umujagararo stress. Porofeseri wigisha isomo ryerekeranye n'imitekerereze ya muntu muri iyi kaminuza, ari nawe wari uhagarariye ubwo bushakashatsi, yagaragaje ko guhoberana ari ikimenyetso cy'urukundo mvamutima kandi bigafasha gutanga ibyiyumvo cyangwa se ibyiyumviro abantu baba bakeneranyeho, bityo bigatuma habaho impinduka nziza ku bwonko maze stress ikagabanyuka. Twakomeje tukubwira akamaro ko guhoberana. Guhoberana kandi bigabanya umuvuduko ukabije w'amaraso. Guhoberana bituma ibyumviro by'uruhu byohereza amakuru ku mitsi ikorana n'umutima, cyane cyane ku gice gishinzwe kugabanya umuvuduko ukabije w'amaraso, bityo rero kigakora akazi kacyo neza ko kuwuringaniza. Ikindi twakubwira ni uko guhoberana bituma habaho kubaka icyizere mu bantu hagati yabo, abo bahoberanye. Abashakanye cyangwa abakundana ibi bashobora kubyumva vuba. Burya iyo umukunzi wawe akumenyereje kuguhobera maze igihe kimwe mwahura akaguhereza ikiganza,
wumva umugizeho ikibazo ndetse bamwe bashobora no kubipfa. Iyo ataguhobeye wumva ko atakwishimiye cyangwa se akaba afite undi aharaye asigaye ahobera. Niyo mpamvu guhoberana byongera icyizere mu bantu bafitanye umubano wihariye. Guhoberana kandi bituma habaho kunoza imikorere y'umutima. Abashakashatsi bo muri kaminuza ya North Carolina yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagaragaje ko abantu badahobera abakunzi babo baba bafite umutima utera cyane ku buryo ushobora gutera inshuro nyinshi ku munota ugereranyije n'uko umutima w'undi muntu ukunda guhoberana utera. Ikindi kandi guhoberana gutuma ushobora gukora akazi kanoze. Ubushakashatsi bwakozwe n'Abadage bugaragaza ko iyo umuntu avuye mu rugo ahoberanye n'uwo bashakanye cyangwa se abagize umuryango we, yirirwana akanyamuneza bityo agatanga umusaruro mwiza kurusha utabikora mu kazi. Guhoberana bikorwa mu buryo bwinshi ariko twavuga bumwe muri bwo n'icyo busobanura. Ubwa mbere, kwihobera wowe ubwawe cyangwa se l'auto-câlin. Ibi bikorwa n'umuntu wumva akeneye kwitabwaho ariko ntabone umwitaho ako kanya. Bituma yumva aruhutse ndetse n'uburyo bwo kwivura mu buryo bw'imitekerereze. Ku mwanya wa kabiri, guhoberana kw'abantu basa n'ababyina buhoro buhoro. Umwe azamura amaboko ku ntugu za mugenzi we, undi nawe akamufata mu mayunguyungu, bagasa n'abarebana akana ko mu jisho, imitima nayo ikavugana byinshi. Hari nanone kandi guhoberana kw'abantu basumbana. Le câlin à hauteur inégale. Nubwo umwe aba ari muremure asumba mugenzi we, ntibibabuza guhuza urugwiro. Agerageza guca bugufi gato, undi nawe agasa n'umwisimbukuruzaho kugira ngo ashyikire mugenzi we. Bikorwa n'abantu bafitanye umubano udasanzwe. Hari nanone guhobera umuntu umuturutse inyuma. Ubu buryo bwo guhobera mugenzi wawe buvuga byinshi mu rukundo, nubwo waba ntacyo uramubwira kijyanye no kuba umukunda, we ashobora guhita abyibwira. Ubu buryo busobanura kandi ko uwahobeye mugenzi we amuturutse inyuma agahuriza amaboko ye imbere, aba amwijeje kumwitaho no kumurinda. Hari kandi guhoberana buri muntu mu gituza cya mugenzi we. Le câlin de cœur à cœur. Ubu ni uburyo bwa mbere bugaragaza urukundo mvamutima. Nibwo buryo abakuru bo hambere bahoberanagamo cyane cyane umuntu ukuze akabikorera umuto, asa n'umukandakanda mu mugongo mu rushyi rw'ukuboko, biherekejwe n'amagambo akomeza amubwira ndetse kandi amuhumuriza y'urukundo. Hari kandi guhobera umuntu yitaje undi. Ubu buryo bwo guhobera bukorwa hagati y'abantu bahuye bwa mbere ariko bakaba bari bakumburanye, cyangwa se abakundana mu ibanga badashaka ko abandi babimenya. Hari kandi guhoberana mu itsinda. Abantu bahoberana ari benshi icyarimwe, akenshi aba ari nk'ikimenyetso cy'ubumwe bafitanye. Bikunze gukorwa bishimira intsinzi runaka mu mushinga bemeranyije, bakanakorera hamwe.
Hari kandi guhoberana hagati y'abagabo, abahungu bombi cyangwa se nyine muri rusange guhoberana kw'igitsina gabo. Ni uguhoberana gukorwa n'abantu babiri b'igitsina gabo, umwe akubita undi agapfunsi ko mu mugongo cyangwa se mu gahumbi, ntibimara akanya bahita barekurana bigakomereza mu mvugo. Guhoberana umwe ateruye undi bikunze gukorwa hagati y'abakundana, cyane cyane umugabo cyangwa se umuhungu agahobera umukobwa cyangwa se umugore akanamuterura. Ni imwe mu ndamukanyo ikundwa n'abagore n'abakobwa kuko ituma bumva bakunzwe kurushaho. Turabashimiye kuko mwahisemo kubana natwe. Iki kiganiro